sansemano twinjiyemo nirengeye umuntu wese shetopene sansemano iravuze ngo uko Imana yarengeye dusanseminimano ikarengera Sara adusanseminekuwa ageze mu zabukuru iravuze ngo n'ubundi irengeye umuntu wese dekutabone sansemano ahantu ari ititaye ku myaka umaze ititaye ku gihe umaze iravuze ngo n'Uwiteka Imana wiciriye inzira yo kubatabara vuze ngo n'Uwiteka Imana wiciriye inzira cyangwa wishakiye inzira zo kubarengera niko Imana ivuze cyane. Ndabashuhuje abari mu Rwanda mu bihugu bitandukanye, Imana ibaha umugisha. Misubizwa TV turagarutse kuri ya channel yacu, Imana ibaha umugisha. Imbaraga z'Imana zibabeho, nkuzaniye ubuhanuzi Imana yampaye burangizanya n'uyu mwaka ugiye kwinjiramo. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Imana ishimwe cyane yakize ku mutima, Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana ibane namwe mwebwe munkurikiye, Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Imbaraga z'Imana zibabeho. Amen, amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri mwitangiriro ibice 21 niho tugiye gusoma. Turasoma ku murongo wa 6. Imana ishimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo adusome mu izina rya Yesu. Reka dusome ni umurongo wa 6 tugiye gusoma. Imana ibane natwe. Haravuga ngo Sara aravuga ati Imana irancekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Tuvuge ngo amen. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana dekotabone sansema. Ubuhanuzi ngiye kuguhanurira wowe nkurikiye uri mu Rwanda, uri muri Amerika, Uganda, Tanzania, uri kwa muganga, uri muracuruza shetopere sansemano kide uyu mwaka utaha zakotabone sansemano wa 2022 dopene somene sika. Imana iravuze ngo dekomene sansemano igiye kwikorera de sansemano, igiye kwikorera ku buzima bw'umuntu wese. Kandi iravuze ngo domene sansemenema uyu mwaka utaha wa 2022 Imana nkorera ivuganye n'umuntu wese ngo nabe maso asenge shetopene sansemano jongere gusaba izindi mbaraga. Niko Uwiteka Imana nyiringabo avuze shelebone sansemano kide uyu mwaka utaha benesomene sika tugiye kude sansemano twinjiye mu 2020. Uwiteka aravuze ngo ni urengeye umuntu wese bini wiri bone sansemano wa 2022 zakotabone sansemano twinjiyemo nirengeye umuntu wese shetopene sansemano iravuze ngo uko Imana yarengeye dusanseminimano ikarengera Sara adusanseminekuwa ageze mu zabukuru iravuze ngo n'ubundi irengeye umuntu wese dekutabone sansemano ahantu ari ititaye ku myaka umaze ititaye ku gihe umaze. Iravuze ngo n'Uwiteka Imana wiciriye inzira yo kubatabara. Vuze ngo n'Uwiteka Imana wiciriye inzira cyangwa wishakiye inzira zo kubarengera niko Imana ivuze. Benisomene kidemando Imana irambye ngo uyu mwaka utaha 2022 yavuze ngo nirwaniriye umuntu kandi irambye ngo mwezwe ngo kandi mukiranuke zangobone sansemano. Irambwiye ngo hari ibikomeye bimwe na bimwe bije ariko Imana irwanya urwo rugamba. Iravuze ngo umukiranutsi zangobone sansemano nakomeza icyo yahawe. Iravugana namwe mwese dekutabone sansemano we uri mu Rwanda, uri muri Amerika, igihugu cyose urimo n'Uwiteka Imana uvuze kandi wirahiye akavuga ngo arengeye umuntu wese
atitaye icyo ari cyo, atitaye ku cyo ari cyo, niko Uwiteka avuze. Mini fopere sansemando irambwiye uko yarengeye dekutabone sansemando Aburahamu ikamukura mu bigirwamana byo kwatera, niko irengeye ubwoko bwayo, niko irengeye intama zayo zitakira ku manywa na nijoro. Iravuze ngo ni Imana igeze ku muntu wese, iravuze ngo ni Imana ikoze imirimo, iravuze ngo ni Imana ishaka igitambo ku muntu wese, iravuze ngo dosansemene kuwa mwahombye amahirwe 2022 2021, ariko 2022 iravuze ngo ifunguye inzira, iravuze ngo ifunguye inzira, iravuze ngo yaguye umuryango dekutabone sansemando, iravuze ngo kindi kigihe nk'iki cy'umwaka utaha, iravuze ngo mwinjiyemo irabarengeye, iravuze ngo irabarengeye, iravuze ngo irabarengeye mwa bakobwa mwe, iravuze ngo irabarengeye mwa bagabo mwe, niko Uwiteka Imana ari kuvuga. Iravuze ngo irabarengeye mwa babyeyi mwe, iravuze ngo irabarengeye mwe muri kwa muganga, iravuze ngo mwaracuruje murahomba, iravuze ngo dore mwaranzwe, iravuze ngo dore mwaratutswe, iravuze ngo dore mwaratotejwe, ariko Uwiteka Imana avuganye n'umuntu wese ngo yezwe, ngo kandi agire ubwenge, kandi iravuze ngo niyitanga ubugingo, niyitanga amahoro, niyitanga ijambo, niyitanga agaciro. Haleluya! Irirahiye, iravuze ngo niyibarengeye. Epene somene sansemando iravuze ngo hari byinshi byabirukanseho pene shayini manosika, ariko Uwiteka arwaniye ishyaka wayahamagaye, rwaniriye ishyaka itorero ryayo, irwaniriye ishyaka abakristo, irwaniriye ishyaka abadesansemando abarimo kurira amanywa nijoro. Iravuze ngo n'Imana ibahojeje amarira, kandi iravuze ngo n'Uwiteka dosansemene faya utabaye abana bato, Imana ibakweye impanuka itunguranye abana bato, iravuze ngo irabarengeye etopene sansema, iravuze ngo niyikomeje gutanga ubwenge ku bana banyu, niko Uwiteka avuze. Kandi iravuze ngo imiryango yanyu Imana yibereye maso 2022, iravuze ngo ibomoye ibikomere bikomeye byo mu mitima yanyu, kandi iravuze ngo nta bikomeye biruta Uwiteka Imana Nyiringabo, iravuze ngo nta bikomeye biruta Imana yo isi n'ijuru, iravuze ngo nta bikomeye bitumye Imana idakora, iravuze ngo yo yitwa Imana ibihe byose, kandi iravuze ngo mureke ibyahanuwe bisohore, niko Uwiteka avuze. Iravuze ngo mureke ibyahanuwe bisohore, kuko Imana ije kwirwatiriza ikarengera intama zayo, niko Imana ivuze. Shayini manozomene rambye ngo mureke kwirwanirira, iravuze ngo mureke kwiburanira, iravuze ngo mureke dosansemando kwicira inzira, iravuze ngo nicira inzira zayo zo kubarengera ko bukeye nuko bwije. Iravugana n'umuntu wese urwaye ngo yakire gukira, iravugana n'umuntu wese wabuze urubyaro yakire urubyaro, iravugana n'umuntu wese ngo wabuze akazi yakire akazi, iravugana n'umuntu wese ngo ufite urubanza iramuburaniye, niko Uwiteka arimo kuvugana nawe. Meni sansemando Uwiteka Imana avuganye namwe ngo mwumvire Imana kuruta kumvira ibitambo, mwumvire Imana kuruta kumvira amagambo, kuruta kumvira dosansemando ibitagira umumaro. Yavuze ngo mweswe kandi mukiranuke kandi musengeshe, nuko iteka Uwiteka Imana aje guhemba no guhana, niko Imana ivuze. Iravuze ngo abari muri Kristo Yesu nateka bazakirwa, niko Imana ivuganye namwe. Iravuze ngo nimukaburane nimugacira abantu imanza, iravuze ngo mugarukiraho mwezwe mukiranuke. Iravuze ngo ije gusoza icyo yavuze ku muntu wese, kandi iravuze ngo n'uwera wa Isiraheli utanze amahoro desansemando uburaniye abantu batandukanye. Iravuze ngo n'Uwiteka wavuganiye 2022 nawe bakira inzira, Uwiteka avuganye namwe ibyo. Amen, amen, amen.